weho umuntu wese wakoze subscribe kuri STV Media nawe ufashe umwanya wawe ugafungura kino kiganiro. Nge rero ugiye kukugezaho iki kiganiro nderize nkaba ngiye kukwereka rero iki kiganiro mu buryo bubiri bukurikira. Ngiye kukwereka rero ku ruhande rw'uwitwa Kasuku cyangwa se JS Kizo wa Mipangu ndetse na mugenzi we Lorenzo Christian Musangamfura, ndetse kandi twinjizemo na Rugaju Rigani. Nicyo kiganiro tugiye gukora. Icyo nkwibutse rero ni ugukora subscribe, like, share na comment, ubundi urebwe ukuntu uwitwa Kasuku cyangwa se JS Kizo wa Mipangu yakije umuriro ku witwa Lorenzo, induru zikavuga muri uno mwanya. Dutangire gucya kugira ngo muze gusobanukirwa neza ndetse muze kumenya n'uburyo byose byagiye bigenda naho twabikuye tunatangira. Let's go. Akadamu bita Lorenzo narinzi ngo karakomeza kubyinagira kuri Rugaju Rigani, niko sha muko narinzi ngo uzakomeza kuvuga, none wasunnye. Umuhungu wanjye bita Rugaju yageze imihanda, ka Lorenzo karatuza burundu. Ongera niba koko uri umugore nyamugore gira wongere. Narabibonye cyagiye ukuntu wacinyaga akadiho ukabyina ukavuna samwe. Ongera ibeshye, ngira ngo urabizi ibyo Lorenzo yagukoreye nako byo Rugaju yagukoreye murimo murava i Butare, urabyibuka? Peto mojwegerezwa. Mu minsi yagiye itambuka twagiye twumva ikintu kitari cyiza se cyangwa umwuka mubi hagati y'uwitwa Rugaju Rigani ndetse n'inzego z'umutekano ku rwego rwa Minadevu. Twumva kandi nanone umwuka mubi hagati y'uwitwa Lorenzo Christian Musangamfura ndetse n'uwitwa Super Manager, akaba ari umuvugizi w'abafana w'ikipe ya APR cyangwa se APR. Tugenda twumva rero kandi na Gasuku murabibonye ibyo yakoze, ukuntu yagiye agaruka ku witwa Lorenzo Christian. Ikindi kintu kandi nanone gikwiye kwibandwaho muri kino kiganiro ni uburyo uwitwa Super Manager yashinjije Lorenzo ubutinganyi. Ese nibyo koko uwitwa Gasuku cyangwa se JS Kizo wa Mipangu ukunda kwita wrong person yaba ahereye avuga ko ari umugore cyangwa se amwita umukobwa kandi ari igitsina gabo? Byose ugiye kubisobanukirwa. Nkwibutsa gukora subscribe kuri STV Media. Ndagira ngo rero dutangire tubyinjiramo neza. Ingingo ya mbere rero tugiye kureba muri kino kiganiro iragira iti: ese koko Gasuku akunda kwatsaho umuriro abantu benshi twagiye tubibona, ndetse akakomeza kugenda agaruka ku bantu benshi cyane. Uyu kandi Gasuku akunda no gutuka abantu ibitutsi nyandagazi, akabatuka no ku babyeyi. Kandi Gasuku abantu benshi bagiye bamutunga urutoki, abandi bamushinza kwiterera cyangwa se kwinjira mu utamureba. Bityo rero tukaba tugiye kureba nimba koko Gasuku ari ukubyinjiramo. Mwumvishe amagambo ntangije ya Gasuku atangira avuga ku witwa Lorenzo. Ni nyuma y'uko rero Lorenzo yakubise igipfunsi uwitwa Rugaju Rigani, akaza kwirukanwa cyangwa se agahagarika ku itangazamakuru rya RBA. Hanyuma rero Lorenzo aza gukora kuri SKFM. Hanyuma rero wakubiswe igipfunsi ari we Rugaju Rigani nawe aza gukurikiranwaho amafaranga ya Minadevu yari ari gushinjwa ngo kunyereza. Gusa aza kugirwa umwere, aza gutaha. Akaba yagarutse. Gusa Lorenzo akaba yaramaze igihe kirekire yiduda avuga nyine cyangwa se nk'umuntu bashwanye, urumva bakanabimwirukanira. Yamubyinaga ku mubyimba, babyita kumukina ku mubyimba, amwishima hejuru nyine nk'umuntu. Nawe urabona ushwanye n'umuntu, uwo muntu akagira ikintu kibi kimaho, mwashwanye watangira kumubyina hejuru umwishimaho nyine. Ibyo rero akaba ari nabyo byaje kuba hano, kuko uwitwa Lorenzo rwose yasebeje Rugaju, yamuvuze nabi, yamwidunzeho ibintu nk'ibyo. Ndetse abantu benshi cyane bari batangiye no kugenda, nkurikije amakuru ava ku mihanda, bavuga ngo ubanza umuntu witwa rwose Lorenzo ngo yarahemukiye cyangwa se yarateye umwaku, niko abanyarwanda ba kera babyitaga, uwitwa Rugaju Rigani.
iyo kuba rero ari step ya mbere tugomba kuganiraho. Ese Jay Skizzo yinjiye muri ibi bintu nka kwa kundi nyine avuga amagambo ye, cyangwa n'ibindi bintu bisanzwe yari afiteho amakuru, cyangwa se koko yari ashyigikiye Rugaju Rigani cyangwa n'iza story ziwe? Ingingo ya kabiri rero iragira iti ese koko uwitwa Lorenzo Christian Musangamfura nk'umunyamakuru wa SKFM muri uno mwanya kuko yashinjwijwe ubutinganyi ari ibyanyabyo? Uku kuri rero nako ngiye kugusoreza hano kambivuge neza. Ibi bintu ndakeka nta kuri kubirimo, kuko uwitwa super manager yaravuze ati uwitwa Lorenzo ati ni umutinganyi, ati na video ndayifite gusa sinamuraburiza. Ndakeka rero umuntu wamaje kuvuga ibyo bintu akavuga ko video atayishyira hanze ndetse kandi ko atamuraburiza, kandi yamaje kubivuga ibya mbere, n'ubundi ukivuga ko ari umutinganyi ubwo wabishyize hanze, noneho ahubwo aravuga ngo ntiyashyira video hanze ya Lorenzo ari mu butinganyi. Ibyo rero bikaba ndetse n'andi makuru agiye ava ku muhanda, byose tubihuza byose bigahuzwa n'uko yagira ngo amutere ubwoba ngo cyangwa se yikure imbere y'abafana, bitewe n'uko video atigeze yerekana, kandi koko yaba yaravuze ibyo ngibyo no kwerekana video ntabwo byari kumugora. Bityo rero ukuri ku cyatumye cyangwa se ku cyatumye abantu nyine bavuga ngo uwitwa Lorenzo Christian Musangamfura ni umutinganyi sibyo, kuko nta gihamya kibigaragaza. Dukomeze rero tugende noneho tugiye kuwitwa Gasuku noneho na Rugaju Rigani. Gasuku yatangiye ashimira Rugaju Rigani avuga ati araje agiye kugaruka gutarasa cyangwa se gushakisha mu mihanda gutyo, ni nk'imvugo z'iyi minsi, ndetse akomeza no kuvuga ko nyine yafunguwe. Mwarabibonye Lorenzo yari ari kuri SKFM, aza kumenya ngo ko uwitwa Rugaju yafunguwe, ndetse kandi na Rugaju koko ahantu hose ndakeka nta muntu utazi yuko yafunguwe nyuma y'ibyaha yari akurikiranweho, nyuma y'uko yaje kugirwa umwere. None ikiri kwibazwa, ese koko uwitwa Rugaju Rigani yaba yarahawe amafaranga cyangwa se yarakoranye n'uwitwa Jay Skizzo Mipangu ngo akore cyangwa se akoreshe cyangwa se amukorere wiharabika hagati ye n'uwitwa Lorenzo? Ikindi kintu cyagarutse muri ibi bintu nta kindi ni hagati noneho ya Rugaju Rigani na Lorenzo. Ese duheruka nyine Lorenzo ashwana na Rugaju, baza no kubishwaniramo cyane. Uyu munsi wa none ndakibaza, mwagiye mubyumva amakuru gukurikira SKFM ndetse n'abandi n'abakurikira ibindi bitangazamakuru bitandukanye, ndetse n'abagiye bumva abandi banyamakuru bagenzi banjye babivuga, mwagiye mwumva bavuga ko ngo nyine Rugaju na Lorenzo murabizi intambara yarabaye, ati umuntu witwa Lorenzo yagiye asebya Rugaju ku buryo bwose bushoboka kandi bitabaho. None uyu munsi ndavuga nti urucira mukasi rugatwara nyoko, kuko uwitwa Rugaju Rigani yamaze gufungurwa. Bityo rero ukuri guhari n'umwanzuro ufatwa kuri ibi bintu nuko uwitwa Jay Skizzo Mipangu cyangwa se Kasuku Long Person niko yita, akaba ataravuze ukuri kuzuye cyangwa se ngo atangaze kuri no bintu. Ni ya story yiwe mubimenye neza nk'uko mubimenyereye, n'ubundi yari ari kuvuga cyangwa se agaruka kuri bano bagabo, avuga n'ubundi za nkuru zo kuharabika abantu no kubatesha umutwe, ndetse akomeza no kugenda avuga ati waramusebeje none arafunguwe, nyine nk'uko n'undi muntu wese yabivuga. Abantu bari kuvuga ati wenda Rugaju yahaye amafaranga Jay Skizzo Mipangu ngo asebye Lorenzo, ntago ariko bimeze. Ni ukuvuga ngo ibi bintu byose, aya makuru ntago ari aya nyayo, ni za story za Jay Skizzo Mipangu. Bityo rero ibyo bigashyira umucyo ku bantu bakomeje kugenda bibaza ngo ukuntu bizagenda hagati ya Rugaju Rigani na Lorenzo Christian Musangamfura. Ndakeka cyangwa se ndemeza ko nta kibazo kiri muri ibi bintu. Biba ari ngombwa ko nyine tubagezeho bino biganiro kugira ngo mugende mushira cyangwa se muva mu rujijo rw'ibi bintu muba mutazi, mwumva cyangwa se ugasanga abantu bari kugendera mu kigare, ukumva umuntu ari kukubwira story ziwe n'undi ziwe, muba mukeneye kumenya ukuri. Rero nkwibutsa iyi Nez TV Media njye wakugezaho iki kiganiro ndereze, kora subscribe kugira ngo tuzabane n'ibindi biganiro byacu byo gutaha. Mugire ibihe byiza kandi Imana ibarinde.